tugiye kwiga isomo ryitwa ngo iki? Isomo tugiye kwiga rivuga ngo iki? Urupfu, umupfu, umuzima. Isano iri hagati y'ibyo bintu uko ari bitatu. Urupfu ni iki? Rutuye hehe? Ruba hehe? Kuki abantu bapfuye? Kuki bapfa? Kuki uzapfa? Kuki nzapfa? Iyo umuntu wabwiye ngo aragapfa yumva bamututse igitutsi kiremereye cyane ngo aragapfa. Uretse se ko abaganga barukereza, abaganga bararuhagarika. Nta muganga n'umwe ushinzwe gukuraho urupfu. Bose abato n'abakuru bashinzwe kurukereza gusa, nukurwambura amasaha ngo rukurura amasaha gusa, naho urupfu rwo na muganga arapfa. Kuki umuntu ubundi gupfa? Ubundi gupfa ntabwo ari impanuka. Gupfa ntabwo ari impanuka. Ibintu bigize umuntu n'urupfu rurimo. Muntu witwa muntu mu bimwubatse n'urupfu rurimo. Dushaka inzira zo kurukiragiza ngo turebe ko byabejo bundi, ariko mu bigize ubuzima bwacu n'urupfu rurimo. Nankubwire ko uramutse ushatse guhana iyi si yacu ngo uyigwe nabi, Imana yashatse guhana iyi si itiriwe yatanga ibindi bihano. Itiriwe iratanga ibindi bihano igashaka kutubabaza. Imana ntije babaza bayo, ariko yashatse kuduhana yakora ikintu kimwe gusa duhora tuvuga ikagikora nguko tubishaka, maze isengesho ryacu tukaja turirirwa turarira, Imana igakuraho urupfu gusa. Ukareba ukuntu isi iraba mbi cyane, no kuyibaho byatugora, twaba turi ingorwa ziranga. Imana ikuyeho urupfu rw'abanyabyaha, kuko isi yose twese bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Kandi ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu rero. Kuko twakoze ibyaha rero, ibihembo byacu ni urupfu. Ariko hirya y'ibyo hari impano y'Imana muri Kristo n'ubugingo buhoraho. Ariko se ukuyeho urupfu uyu munsi, itangazo, urupfu ruratashe nta rukiriho. Mbega ibihombo wabuteje isi. Mbega ukunda abacuruzi bahomba. Mbega abakozi ba leta bakwirukanwa ku mirimo kuko ntacyo bagikora. Mbega amashuri yahagarara uko angana. Mbega ingendo nyinshi zahagarara, izo mu kirere n'izo ku butaka n'izo mu mazi. Ukuyeho urupfu, ubuzima bwo ku isi bwaba bubi cyane. Twatabaza bazi gusenga tuti Imana garura urupfu wihuse. Uramutse ukuyeho urupfu, nta tegeko na rimwe ryo mu gihugu icyo ari cyo cyose ryagira agaciro. Amategeko ahabwa agaciro n'urupfu. Izi modoka zose ziri mu muhanda zavamo, kuko nyinshi ziri guhiga ibituma urupfu rukererwa. Bari gushaka imirire. Uvuze ngo ndi barapfa, nta wakongera kurya arye ngo atabikize. Ubundi turya ngo tudapfa. Muganga se yavura iki? Muganga yabiwe mu rugo. Abasirikare se barinda iki? Se amabanki yabamaze iki? Usingendo tugenda ziba zigiye. Kigendo nyinshi tugenda ari izo kuja gushaka uko ubuzima buzagenda. Abantu bakwiga se ngo bizabamarira iki? Ko twiga kugira ngo tuzarebe ku buzima bwakwikurura ariko buguwe neza. Urupfu rero ni umwami w'isi. Itangiriro, soma Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro igice
Musomyi wanje yaje. Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 17. 17. Ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ngaho aho urupfu rwatangiriye, Imana imaze gushiraho iri tangazo, yabanje guhabwa ubuzima buzima, hanyuma ahabwa icyitonderwa kizamurinda gupfa. Kuko ku munsi wakiriyeho no gupfa uzagenza ute? Uzapfa. Iki giti kiri hariya nisho ntandaro y'urupfu. Ariko muratekereza ko urupfu rwari hehe Adamu atari yarya kuri kiriya giti? Mwagure ibitekerezo byanyu. Imana hano imaze kurema umuntu, imuhaye umudendezo wo kurya, imuhaye umudendezo wo gukora n'ikizatuma akomeza kubaho. Hano igika cya 2 kirimo itegeko rivuze ngo hariyaho hari igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, ntukakiryeho kuko ku munsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. None rero igiti kiri hariya, none rero nyagupfa ahagaza, ubwo urupfu ruri hehe? Hagati ye n'igiti harimo itangazo, kukigeraho akagikoraho ntibyari bibujijwe. Hoye yakoreraga ibiti byose byo muri iyo ngobyi ya Edeni, akabigirira neza bw'inshinganiri. Ariko afite ikintu cyo cy'isezerano, nguhaye icyitonderwa, kiriya giti ntuzakiryeho. Ariko reka mbaze ikibazo, handitse ntuzakiryeho, ntukakiryeho. Wiki? Ntuzakiryeho. Imbere yawe hari urubanza rugukomereye, ntuzakiryeho. Impamvu umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Mwumve neza imvugo ya Bibiliya. Imvugo ya Bibiliya irimo impine, irahinnye. Rira jambo rivuze ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Hagati yo gupfa utaragera mu rupfu wamaze kukiryaho harimo ibindi bintu. Irande ruvuga ngo no gupfa uzapfa ni igiteranyo kigeretse ku bibanziriza urupfu. Harimo indi nkuru hagati. Si ibyo gusa, umunsi wakiriyeho uzahura n'ingorane, uzarwara, uzababara, uzahura n'akaga gakomeye, no gupfa uzagenza ute? Uzapfa. Rero kugira ngo umuntu atere intambwe yo gupfa, hari undi mwarimu uraza kwigisha. Uyu mwarimu yaraje nawe ntiyigisha Adamu, yigisha umugore we. Burya ikigeragezo bagabo nshuti zanjye, wabasha gutsinda ibigeragezo 1000 biri mu muhanda, watsinda ibigeragezo 30 biri mu kazi ukora. Ariko ikigeragezo cyatangiriye ku mugore wawe, kirenze icyakwataka wowe ubwawe, buriya umugore n'umugabo isano yabo, reka mbabwire ijambo muratekereza cyane, isano yabo irenze isano umugabo yifitemo wenyine. Uti kuki uvuze iryo jambo? Harya mvuze ngo iki? Ngo iki?
ngwiki muvuge uko mvuze. Isano iri hagati y'umugore n'umugabo irenze isano umugabo agenje ate ubwe yifitemo uko yihagararaho. Dore icyo Imana ivuze kuko umugabo kuba ari hariya wenyine hari ibyo atishoboje, si byiza ko uyu muntu agenza ate. Ubwo biravuze ngo ubwe ntabwo yishoboye. Niyo mpamvu ngo isano yifitemo uko yikunda bigeze nyuma bigata agaciro kuko ubwe ntiyishoboye. Ariko iyo ubaye uwa kabiri nibwo umuntu abonetse, nibwo umuntu yuzuye. Muntu rero ashingiye ku mugore n'umugabo. Ubwo rero igipande kimwe cy'Adamu cyari gihuye n'akaga. Nukuri koko Imana yaravuze iti muzarya ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Nukuri koko Imana yaravuze iti ubwo ikibazo Satani arakizamuye, ibitekerezo by'Imana arabikuruye, arabibesheye, ashizemo andi magambo Imana itavuze. Nukuri koko Imana yaravuze iti timuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Cyo nyibwirire madamu, nanje nkeneye iyo nkuru. Umugore yari ati nkuru ndayikugezaho. Ibiti byose twemererwa kubirya keretse igiti kiri mu ngobyi hagati n'izima cy'Imana bivuze ngo ntimuzakiryeho, timuzagikoreho, umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Rero iyo umuntu wamaze kumubwira amabanga yawe, kukubeshera no kukwataka biramworoheye. Wakinguye imiryango yose ngo yinjiremo, arinjira mu muryango uragukoraho. Aho niho urupfu rwatangiriye. Muri kiriya giti nta rupfu rwari rurimo, muri Adamu nta rupfu rwarimo. Urupfu rwari hagati y'amasezerano Imana ifitanye n'umuntu no kuyica ubwabyo bihwanye no gupfa. Nyirabayazana w'urupfu si Imana, nyirabayazana w'urupfu si Satani, nyirabayazana w'urupfu ni Adamu wemeye. We n'umugore we bakemera kwica amasezerano y'Imana, nibo ubwabo bakinguye amarembo y'urupfu. Satani ndiye yari afite ububasha bwo kuzana urupfu ku ngufu. Mwene muntu yagomba kuruhitamo asuzuguye amategeko y'Imana, kuko yahawe iki gishuko ngo umunsi wakiriyeho uzahindurwa nk'Imana. Yumva ashaka guhinduka nk'Imana. Umwanzuro rero yafashe ni uburenganzira bwe yari afite, kuko Imana yaturemye nk'abanyamudendezo. Ntabwo Imana ibasha kutubuza gukora icyaha. Ntabwo Imana yatubuza gukora icyaha. Itanga imiburo, wowe ubwawe ukibuza. Ufite umubasha Imana yagushizemo bwo kwibuza gukora icyaha. Wowe ubwawe wafata umwanzuro kutagikora. Ni wowe ufata umwanzuro wo kuvuga uti oya, shingiye kuri ibyo byose fasha ibyemezo. Ntabwo na Satani afite ububasha bwo gutuma ukora icyaha, ntabwo afite. Ntabwo Satani ashobora kudukoresha icyo tudashaka, ntabwo bishoboka. N'Imana ntiyatubuza gukora icyo dushaka, ntabwo bishoboka. Twahawe umudendezo wo guhitamo uko dushaka kumera. Nidushaka kuzabona Imana, niduhitamo kudakora icyaha, niduhitamo kubana n'Imana no kumvira ijambo ry'Imana, nitubihitamo Mwuka w'Imana twahawe umufasha wo kudufasha, Mwuka w'Imana azadufasha ibikurikiyeho. Ariko iyo nta mwanzuro wafashe, nta cyemezo wafashe, nta Imana igukorera, nta n'icyo Satani yagukoraho utafashe umwanzuro wo gukora icyaha. Icyaha ni icya mwene muntu. Kuva Satani yabaho ntabwo yari yasambana. Kuva Satani yabaho ntabwo yari yiba. Ntaho wasanga yagutonoreye ibigori. Nubwo mwarambika amafaranga hariya miliyari,
ntabwo satani yayakora. Uzagira utya iyo noti ya 5 use naho uyihaze, uyihare maze uyikure mu mufuka nabi, aha mu rusengero, tuzayijana mu muhanda, oya aha mu rusengero. Urebe ko satani atarayijana. Oya uzabikore uti wa noti we nta kundi byagenda, reka ndebe kandebe ko mu rusengero harimo shitani, mazi noti uyirekure nk'igucitse gusa yigwire hariya. Ndi uramuka wumvise itangazo riri kurangisha iyo noti, uzamenye ko satani atari yinjiye mu rusengero. Ngaho se uzabikore. Ntabwo satani yariba amafaranga y'abantu, ahubwo abandi bantu ku bwa kamera yabo nibo bayiba. Urupfu rwaraje, ubu twarapfuye, n'ubu turahangaha turindira igitariki gusa, nta kindi. Mbabazwa n'umuntu wirusha akica umuntu, akirusha akiruhiriza, akishiraho indi mitwaro, akica umuntu n'ubundi yari asanzwe azapfa. Urupfu rero rwageze hose, ibyaremwe byose birapfuye. Kiriya kinyoma cya satani kivuga ngo ntabwo muzapfa ahubwo muzamera nk'Imana, iki kinyoma nicyo kimaze imyaka myinshi kurenza ibindi byose, maze abantu bumva ko batazapfa, ariko nyuma barapfuye. Umuntu wa mbere wapfuye ntabwo hapfuye umunyabyaha, hapfuye umwana w'Imana urwana intambara yo gukiranuka. Abeli niwe wapfuye mbere, yishwe n'umunyabyaha, ariko Kayini nawe amaze kumwica yageze aho atitirira imbere y'ikigeragezo cyabaye, nuko Imana imuhannye. Kayini abwira Imana ati Uwiteka, igihano umpaye ntabwo nabasha kucihanganira, uzambona wese azanyica, kuko yari yabonye ukuntu urupfu ruremereye. Ariko ibyongorero muri mwene muntu bikomeza kuza ngo iyo umuntu apfuye ntabwo bapfuye, ngo hari ahandi hantu abagiye. Satani ko yabonye irembo mu bantu ati ntabwo mwapfuye, kuko urupfu rw'amutu yabonye abantu bapfuye, yari yategetswe ngo yibwiye amabwiriza ngo ubu rero namara kurya ku giti cyamutandukanije n'Imana mu cyimbo cyo gupfa, ndagenda mujya arye ku giti cy'ubugingo buhoraho, azabeho iteka adapfa. Niwo wari umushinga wa Satani. Uwo mushinga rero urapfuba. Amaze kumurisha igiti, Imana irinda igiti cy'urupfu batakirya, akabaho iteka ryose. Marayika arakirinda, muzabisoma hara mu Itangiriro igice cya 4, igice cya 3 ku murongo 22, igice cya 3 uhere ku murongo wa 22 niwe uzasoma ngo dore uriya wariye wahemutse agiye kuzakora ishyano mu mutangire. Marayika agenda urinde kiriya giti atakiryaho, akarama iteka ryose, ntabwo wo gupfa kandi ari nyagupfa, kandi ntaho. Abigisha Bibiliya mu madini menshi ndetse yose, uretse itorero rimwe birangiye habasiye kuzongera kuboneka mu rubanza rw'Imana. Andi madini yose avuga yuko iyo umuntu apfuye hari ahandi hantu abagiye, hari ahandi hantu agiye gukorera imirimo ye. Ari amadini ya gipagane, ari amadini ya gikristo, yose nuko ameze. Bamwe baba ari abatagatifu, abandi baba ari abazimu, abandi baba ari abantu batashe. Hari imvugo muzumvuze ngo umuvandimwe wacu ngo aratashe, ngo aratashe, ngo nabonye umugeni atashe, ngo mwiyerekwa ngo umwami yabinyeretse, ngo nabonye umugeni ngo atashe, ngo yatashe, ngo haleluya.
ngo yatashe, ngo yatashe rwose, yatashe. Basogokuru rero bakera bakangwira bati rero bene wacu bagiye mu marunga, bagiye kwa Nyamuragira hariya. Hari ikirunga cyitwa Nyamuragira, ngo ni mwabazimu bo muri Afurika yo hagati bajya bose, abapfuye niho bateraniye. Abapfuye bo muri Eglise Katolike bo ni abatagatifu, bari mu ijuru. Mutagatifu Augustine niko nibwiraga, twarabisengaga ngo Mutagatifu Augustine mwisi wubahaga Imana, none udusabire uduhuzanya na Nyagasani Imana. Iryo zina barimpaye ngira umwana ngo nitwa Augustine, Mutagatifu Augustine. Iryo jambo Augustine mu Kilatini bisobanurwa nyirugusengwa, ni nyirugusengwa. Noneho rero uwo Mutagatifu Augustine w'i Roma wagenze neza, akandikwa mu gitabo c'abahire. Ubwo nanje nafashe izina rye bararimba ngo nanje mbumuhire nisunge Augustine w'i Roma, noneho nanje nimara gupfa Augustine bazanyisunge ngo ndabasabira. Mwumve namwe akaga isi yagushije. Iyo umuntu apfuye abaye umuzimu, iyo umuntu apfuye ni umutagatifu, iyo umuntu apfuye ni umugeni utaje. Idini hariya muri Hindiya y'Abahindu, iyo bavuga ko iyo umuntu apfuye areba iki giti cyiza akakijamo, ariko cyane cyane inka nziza. Nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite inka nyinshi, kuko inka ni Imana. Inka iwabo ni Imana, ntibarya inka, nta nka barya. Ntushobora kurya inka mu Buhinde hariya ngo bikwemerere, nta resitora wasangamo inyama z'inka. Oya, bazi yuko nanone umuntu upfuye ari umuziranenge ajya mu nka, upfuye ari umunyabyaha akaba imbaragasa. Iyo babonye imbaragasa babonye umunyabyaha wapfuye. Iyo babonye inka nziza batumuriye inka rero harimo umutagatifu. Nguko uko isi yacu ifashe urupfu. Ariko se iyo umuntu apfuye aba yagiye he? Nitegereza umuntu wapfuye, nubu nahoze ndi kubitegereza kuri telefone hano banyoherereza, nubwo iyo mpanuka ibaye munyoherereza ayo makuru, barafotora kandi banyoherereza ubu ngubu munyohereza imirambo mbona y'abasirimu n'ababaye ibivurivundi babaye itaka, amaguru barayafite, imitwe irahari, ariko ntabakiriho. Bahwanye n'ibyatsi biri aho ngaho. Nta muntu ufite uburenganzira bwo kugira icyo abakoraho kindi. Cyakora ngo mu bihugu byateye imbere impanuka baye nka kuriya, abaganga bari ahihutira n'abashinzwe iby'ubuzima ingingo nzima zose bakazibakuramo, kuko nubwo bapfuye ariko hari ingingo impyiko zabo zari zikiri nzima, ibyangombwa byinshi byari bizima. Ubwo rero cyo babyibye babijanye, niko numvise ibyiyo tumbarira iyo nkuru sinabibonye, ntabwo mbizi nabyumvise ngo ingingo zabo bazikuramo zikiri nzima bakazibika. Ntabwo muzi ko ingingo bazibika bakazibika ahantu bakazaziha abantu bafite indwara zica ingingo b'imbere. Babasha kubika impyiko, abazungu abaganga babika impyiko bayikuye mu muntu, murabyemera? Babasha kubika umutima, babasha kubika urwagashya, n'ijisho baribika. Ariko rero iyo umuntu apfuye ntabwo biriya byose bihita bipfa uwo mwanya, biba bizima, ariko imoteri ibikoresha yahagaze. Naho ibindi byose, amaguru n'imitsi byose biba ari bizima, umutima muzima, igifu kizima, n'ibyo yariye birimo.
none iyo umuntu apfuye Bibiliya iri kutubwira ngo yagiye hehe. Igitabo cy'umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 3 kugeza wa 10. Soma muyobozi wanjye. Mubwiriza igice 9 igice cya 3 kugeza umurongo wa 10. 9:3 kugeza ku murongo wa 10. Iyo dupfuye tuba twagiye he? Mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 3. Iki ni ikibi cyo muri byose. Iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru. Mu bikorerwa munsi y'ijuru. Yuko amaherezo ya byose ari amwe. Amaherezo ya byose namwe. Kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi. Imitima yacu iruzuyemo ibibi. Ndetse no mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi. Buriya twese tukiriho twarasaze. Ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasange. Ariko amaherezo ibyo bisazi twisarisha byose tuzagenda dukurikira abapfuye tubasange iyo baba. Ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro. Kandi ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro. Kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Burya imbwa nzima iruta intare yapfuye. Ayingo turarengana we. Imbwa nzima arega ushatse wavuga n'imbeba. N'imbeba nzima iruta intare yapfuye. Bisobanuye ngo umuntu wapfuye nta kandi gaciro yasigaranye. Intare yapfuye n'imbwa nzima wahitamo imbwa nzima. Intare ipfuye ikaborera hiri. Umugore umukobwa w'amataye meza w'igihagararo cyiza gitangaje ariko yapfuye arutwa n'agakobwa kagufi k'akanyandege nke kakiri kazima kari kwitemberera mu muhanda kari kubiri gitari kagufi. Nicyo Bibiliya ivuze ngo kuko imbwa nzima iruta intare yagenje ite yapfuye. Nta gaciro kuwapfuye nta kakiriho. Abazima bazi ko bazapfa. Abazima umva uri muzima muri bazima umva itangaza. Abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye bo ntacyo bakizi. Kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Hano munsi y'ijuru kuko batakibukwa. Nta ukibibuka. Urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishyari ryabo. Ibintu bingahe mwumva ibyo bintu? Urukundo rwabo n'urwango. Urwango rwabo n'ishyari ryabo. Byose biba bishize. Babyihannye se? Oya nimunsubize. Baba babyihannye. Ntabwo munshubije. Ni ibintu bingahe? Ongera usome di. Urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize. Biba bigiye hehe? Biba bigiye hehe? Cyo mwitaka ndabyarangiye. Kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose. Nta mugabane bakizeye hano munsi y'ijuru. Igendere wirire ibyo kurya byawe. Genda wirire ibyo kurya byawe wishimye kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe. Nanga babiryana umushiha. Kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Niba Imana yemeye imirimo yawe genda urye umaze unezerwe. Ariko iryo jambo ngo niba Imana yemeye iki imikorere yawe. Ubwo nivuga ngo nibura umwana w'Imana. Imyambaro yawe ihore yera. Nanga umuntu ugenda atarameshe. Imyambaro yawe ihora yera. Kandi mu mutwe wawe ntihakaburemo amavuta. Niba uri umudamu ufite amavuta uje urashira mu mutwe ariko we kurenza urugero rwategetswe. Wishimane n'umugore wawe ukunda iminsi yose. Wishimane nande? Wishimane n'umugore wawe iminsi ngahe yose uzamara ukiriho. Niyi Imana yaguhaye munsi y'ijuru yose n'iminsi yawe y'imfabusa. Kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo kandi no mu miruho yawe ugokera munsi y'ijuru. Nta kindi usigaranye nicyo ngicyo ukora imirimo myiza. Urupfu rwo ruzaza wabyumva utabyumva. Urupfu ruzaza ariko ruzasange Imana yemera imirimo yawe. Yobu yarabivuze 7 umurongo wa 1 kugeza wa 10. Yobu 7 umurongo wa 1 kugeza wa 10. Abafite bira mugende murandika ayo masomo murayasubiramo umugezi wanyu. Ubu ngiye kuyihutisha
Yobu, uwo amasomo ndayahindukanye rero, ubu ndihuse birarangiye. Yobu igice cya 7 umurongo wa mbere kugeza uwa 10. Mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara? Mbese umuntu ukiriho muri minsi ahari hano ku isi ntafite igihe mu ntambara? N'iminsi ye si nk'ukorera ibihembo? N'iminsi ye ni nk'ukorera ibihembo. Uko umuretwa yifuza igicucu, kumuretwa yifuza agacucu ko kugama n'umukozi uko arindira ibihembo bye, yes, niko nahawe amezi anguye nabiho ibihembo. Niko nahawe amezi yanguye nabi, kandi nategekewe amajoro antera imiruho, amajoro yose yambereye ibibazo. Iyo ndyamye ndavuga nti buracya ryari ngo mbyuke, ndaryama nti buracya ryari ngo ngende, mpora ndara ngaragurika bugacya, ndagaragurika bugacya. Umubiri wanjye utwikiriwe n'inyo n'imvuvu, uruhu rwanjye ruriyasa rukava. Iminsi yanjye irihuta kuruta ibikoresho, iminsi yanjye irihuta kurenza ikibohesho cy'umuboshyi w'imyenda. Ishira ari nta byiringiro, irashira nta byiringiro mfite. Nyamuneka ibuka ko ubugingo bwanjye ari umuyaga gusa. Mwibuke ko ubugingo bwanjye ari umuyaga gusa. Ijisho ryawe ntirizongera kubona ibyiza ukundi. Ntabwo ijisho ryanjye rizongera kureba kubona ibyiza ukundi. Ijisho ry'undeba ntirizongera kumbona. Ijisho ry'undeba ntirizongera kumbona. Amaso yawe azaba andiho ariko sinzaba nkiriho. Uko igicu cyeyuka kigahera, kandi dore nimbaye nk'igicu cyeyuka kigahera, niko numanuka ajya ikuzimu atasubira kuzamuka ukundi. Ntabwo bamanutse bagiye ikuzimu ntibazagaruka. Ntazagaruka mu nzu y'ukundi, inzu ye ntizongera kumubona ukundi. Naho yaratuye ntihazongera kumumenya. Naho yaratuye ntazongera kuhamenya. Nicyo gitumye ntiyumanganya mvuze mbitewe n'agahinda. Nta gahinda kabinteye. Ndaganya amaganya mbitewe n'ishavu riri mu mutima wanjye. Reka duse n'abarikiye aho ngaho. Nguko uko ubuzima bwacu buriho, nukurara tugaragurika. Buraryo duryamye ubu buraca ryari, iyo bukeye burira bute, iyo bwije buraca bute. Ndarangaragurika turatugoragurika ku mariri yacu, ariko amaherezo namwe, kuko Yobu arongera akabivuga mu gice cya 8 ku murongo wa 9. Arabivuga, mbese iminsi yacu ingana iki? Yobu ndiyarekeye aho. Yobu igice cya 8 ku murongo wa 9. Erega turabejo gusa kandi ntacyo tuzi. Turabejo gusa ntacyo tuzi. Kuko iminsi tumara mu isi ari igicucu gusa. Busi bibazi. Nejo bundi nabaga ndi kwidunda, nagendaga ndi kumva naguruka byashoboka. Muri za 78, muri 79, 7 numvaga imbaraga ziri kwidunda. Hari naho nidundaga mu muhanda, kumva ndi meze nka arakandu bitaga tenesi cye, kumva meze nka tenesi. Nari yise tuduruwa. Abantu iwacu bari bazi ko ngo tuduruwa nyuza hanga. Ntabwo nari nzi gukatiriza ngo ngenda zenguruka, nagendaga ngo ntabwo ndagenda nk'abaturage. Nagenda tuduruwa toma indinganire, nagera mu ikorosi akayira kivirinze ngakata icyo bita angre duruwa, ngahakata hasiga angre duruwa. Nibyo nabagamo. Arega turabejo. None kururuka ino ngaze ndi kubanza nitonda, nkabanza kugira ngo manzi indoke hazihabanze ngiye kuzakamba. Arega turabejo nta nico tuzi. Iminsi tumara mu isi se ningahe? Ubusore bwanje ndi kubwibuka ndi kwidunda hariya mu muhanda, none ndi gukamba. Nagiye kureba muri za 78, ubwanwa butangiye kuza, ndi kuja ndakoraho nanje ngiye kuba umuntu w'umugabo. Ariko ejo bundi buriya muri 2 nagiye kubona mbona mu bwanwa hajemo akantu k'umweru. Ndi ururuka baruruve.
ndarushinga urwara ntuzagaruke te, ndarudaburamo ndarureba nkaho narubajije ikibazo ndi warujute. Ubu sinahirahira, ubu nazikuramo keretse nguyeho uruhu. Buriya turabejo ntituzirate, ntagire unyibwiraho ngo hari umwe ngo uzi icyo ndico wowe, uzi icyo umwe arambwira ngo uri icyo ntazi. Nyine uri iki? Twe turi iki gihe twishira hejuru tukirata? Turabejo nta nicyo tuzi. Ariko iryo somo rivuze ngo iki? Harega turabejo. Erega turabejo gusa kandi ntacyo tuzi. Hari icyo tuzi se? Kuko iminsi tumara mu isi ari igicucu. Igicucu yavuze ngo turi ibicucu rero tubaga turi gukara. Uwanyita igicucu ntabwo nababara. Mushaka mwese muzavuge ko ndi igicucu, nzavuga ni kuko n'iminsi tumara nayo ni igicucu. Ubwo se niba iminsi yacu ingana n'igicucu, ntashira isoni ninje wivuze. Turabejo nta nico tuzi, n'iminsi tumara ni nk'igicucu gihita kigatambuka. Ntabwo tubasha kwirarira ngo tuvuge ko turi abanyabuzima. Yobu 14 umurongo wa mbere kugeza wa 4, mwakwandika ayo masomo. Yobu 14 umurongo wa mbere kugeza wa 4. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Kambanze mbaza ikibazo, uwiri somo ritareba afite amahirwe. Umuntu wese wabyawe n'umugore ubusa, abavutse babyawe n'abagore bamara igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Cyuzuyemo iki? Umuruho agakenyuka. Cyuzuyemo umuruho akaba arakenyutse. Bagutuka bati uragakenyuka, tayiwe twese turi ibikenya. Nta n'umwe uzapfira igihe, ntawe. Nadamu wamaze imyaka za 800 za 900 n'abuzukuru be nabo babaye ibikenya, bari kubaho iteka ryose. N'uwaduhakuramo imyaka 1000 twanasanga turi ibikenya. Hari umukecuru naganiriye arambwira ati mwana waje, ati ubu mfite imyaka 104, ariko imyaka 104 se ayimazemo iki? Ni imibabaro ari kurusha abamufite. Baramukarabya, baramugaburira, nta ryinyo agira mu kanwa, utwo arya barasekura, barahondahonda, ari kurya ihondahonde, arahondahonda, baratamika mu kanwa, aranyunguta, aramira ngo ubwo arahari. Ko suko nukubaho. Turabejo nta nico tuzi, minsi tumara ni nk'igicucu. Soma twigendere nshuti. Umuntu avuka ameze nk'ururabyo, maze agacibwa, ahita nk'igicucu kandi ntarama. Mbese nawe umuntu umeze atyo, warushya umureba? Ntakirirwa arakura ari gukereza. Cyangwa nkanjye wanshyira mu rubanza? Uranshira urubanza rw'iki? Ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye? Ntawe. Nta numwe. Ntawubasha kuvana, twebwe nk'abantu ntawabasha kuvana ikibi mu ciza ngo gishobore. Ntawe. Nshuti zanjye, nushaka uburira cyaho ngaho usome Yobu 17 umurongo wa 13 kugeza 16. Yobu 17 umurongo wa 13 ugeze 16. Iyo ntegereje ikuzimu ko ariho iwanjye. Uvuze ngo iki? Iyo ntegereje ikuzimu ko ariho iwanjye. Ngo turaba hehe twese? Iwacu ni hehe? Ikuzimu murahasi? Nta n'umurajya ngo agaruke. Iyo ntegereje ko iwanje ari kuzimu. Twagiye soma. Iyo nshashe uburiri bwanjye mu mwijima, kandi ngasasa uburiri bwanje mu mwijima. Iyo mbwiye kubora nti uri data, maze nkabwira kubora nti wowe uri papa, nkabwira n'inyo nti uri mama, maze inyo zo ni za mama, kandi uri na mushiki wanjye, kandi inyo ni bashiki banjye. Noneho ibyiringiro byanjye biri he? None ibyiringiro byanjye biri he? Kandi ibyo byiringiro byanjye ninde uzabibona? Kandi ibyiringiro byanjye ninde uzabibona? Bizamanuka bigere ku myugariro y'ikuzimu. Nzamanukana nabyo ngere ku myugariro y'ikuzimu. Ubwo nzaruhukanira nabyo mu mukungugu.
Yobu afite ibyiringiro nubwo, ariko rero Yobu atweretse ko turi ubusa koko. Yobu aravuze ngo iyo mbwiye kubora nti uri data, ubwo nta gutandukana. Nkabwiro ninyo inyoni uri mama, kandi uri na mushiki wanjye. Inyo murazizi? Inyo murazizi? Barya ni bashiki wawe, barya ni ba papa, ni ba mama. Yobu arerekana ko tudakwiriye kwirirwa turagira izindi mpagarara, dukwiye gutegereza twihanganye kandi dukiranukira Imana. Yobu 19. Reka mbabwire inshuti zanjye, icyo dukwiriye kwitondera nuko twebwe ubwacu nta kwishira hejuru urupfu rwamaze gufata ubutegetsi muri isi yacu, aho rutazakandagirana mu ijuru. Yobu 19 murongo 23 ugeze 27, twumva ibyiringiro by'umwana w'Imana. Iyaba amagambo yanjye yari yanditswe, iyaba amagambo yanje barayanditse. Reka mbwire Yobu nubwo atari kunyumva, barayanditse. Iyaba yari yanditswe mu gitabo, maze bakayandika mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, cyuma gikomeye cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka, bakayandika ku rutare ngo azahoreho iteka ryose. Ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Umva ibyiringiro bya Yobu, ariko amaherezo, ariko umva uko Yobu avuze, ariko njyewe ubwanjye nubwo mfuye nzi yuko umucunguzi wanjye agenje ati ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi, kandi amaherezo azanshungura. kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzabona Imana mfite umubiri, nzayireba mfite amaso, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza Sayuni. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ahubwo mwari mukwiriye kuvuga muti twamurenganya dute ko afite impamvu zimuha urubanza. Yobu yari afite ibyiringiro bikomeye cyane. Zaburi ya 90 umurongo wa 9 kugeza 12. Zaburi ya 90. Kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mwijima wawe, mu mujinya wawe. Imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Ariko kandi nitugira intege nyinshi tukagera kuri 80, nitubihangange tuzagira iminsi 80, imyaka 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba ntawe, natwe tukaba. Ibyiratwa byayo, kera data twabaga twirwanye turi mu puretere turi kubagara ibirete, twataha nuko data agatangira yaza kwicara agatangira akampamagara ati yewe mwana ati nyegera, ati tarararara ntuwayike, ati nguyu numvaje kwicara ati ndafata. Ariko abasaza mwabaye muto, atarararara ati ariko ruka, ariko yemwe bageze nuko kugira ngo ejo adasubira mu puretere, ati kamureba none ubu niho ndi kubimenya, yewe ngo ni imyaka 70, shikaje imyaka 3 gusa ngasengera 73. Ndi ibyiratwa byayo ni imiruho n'imibabaro. Ngendaga amapomade rero, ibi byakutse, ibi byavuyeho, ino hose nkumva byarandaguritse. Ibyiratwa by'iyo myaka tumara 70, ugeze kuri 80 we yararenganye, ararenganye. 80, 90, 100. Muzagira urugendo rwiza, ndabarahiye. Ntawe nifurije kugira imyaka 100, nta nuwo nyatse. Muzahitane, ntabyo mbasabye. Jewe ucyama ngasoza umurimo nkigendera kirikare, simbe aya manjwe n'amaruhanya turimo, ko tuba ducitse amaruhanya umwanya mutoya.
reka nkubwire inshuti yanjye, none se kuki urupfu turweguriye byose, kuki urupfu rwegukanye ibintu byose, urupfu kubera icyo rudutegetse, kuki urupfu rubaye akandare? Yesaya 57 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ntabwo urupfu rugomba gukomeza gutegeka, rwigize rwaserera rwafasha ahantu hose, ubu rwo ntawagira ikindi aruvugaho. umukiranutsi arashira, umukiranutsi arashira, ariko ntawabyitayeho. nta bantu babyitayeho. abanyabuntu barakurwaho, abanyabuntu barashize barakurwaho, ariko abantu ntibazi ko umukiranutsi aba akijijwe ibyago byenda kuza. muzareke umukiranutsi yigendere, azaba akize ibyenda kuza, aya mampate yenda kuza. abakiranutsi bazayikinga mu gituro babe bisinziriye. hari abantu b'Imana mu mwaka runaka twaraganiriye tubona urupfu ruri kudusatira, twari tugiye kuririmba tuti mwe muretse kuririmba turaganira tubene data ko tugiye gusinzira bamwe muri twera, ko tugiye kugenda tuhana amasezerano. umva rero nguye twese niko twavuze, uzasigara, abagiye gusigara ntabwo turagendera rimwe, ariko abagiye gusigara muzasigare muri mube maso, muzabe maso, mu muzuko muzaduha ubuhamya ko byakurikiranye. muri icyo cyumweru umwe n'uva barantangarije bati mwene data aragiye, igikurikiyeho bati n'undi yagiye, mbona 6 baragiye, mba ndasigaye, ndi karabaye bahungu, nasigaye ndi kubireba. abantu bamenya ko umukiranutsi aba yikinze ibyenda kugenza gute, ibyenda kubaho, aba bicitse. nta mpamvu yo kumwibazaho, tujye turibaza ibyacu gusa, uwasinziriye tumwihorere. Yesaya 26 umurongo wa 19. Yesaya 26 umurongo wa 19. abawe bapfuye bazaba bazima, abawe bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka. ibyiringiro byacu ni intumbi z'abantu banje zizazuka. nimukanguke muririmbe, kuko ikime cyawe kimeze. ababa mu mukungugu, abasinziriye mu mukungugu, bari munsi ya ryataka, ibyiringiro byabo bazakangurwa n'Imana. hari amakuru meza amenywa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo, kuko umukiza yenda kuza mu bwiza bwe. mbese urupfu ruzahera n'abana b'Imana? ntabwo ruzabaherana rwose, ntabwo bazabayo. ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 13, ayo magambo ndayasoma umutwe, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye ryari none hahirwa abapfa. hahirwa abagenza bate? abapfa bapfiriye hehe? umwami wacu. maze mwuka nawe arahamya ngo ye. umva iryo jambo de ngo ye, mwuka wera ngo ye, ngo baruhuke imihate yawo, kuko imirimo yabo irabakurikiye ijyanye nabo, ngo ye. iryo jambo narikunda cyane. iriya jambo ryavuzwa n'ubutatu butagatifu, ubutatu bwera mu ijuru. ijwi ryo mu ijuru ryari guhamya, nyir'ijuru aravuze, uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu. muri Kristo niwe dupfiriye. uwa mbere arahamije, uwa kabiri niwe dupfiriyemo, uwa gatatu we arateramo kashi ngo ye. ntukati ye, ngo baruhuke imihate yabo, kuko imihate twakoze ishinga n'ubundi yizi irabaherekeje ijyanye nabo. ku munsi w'umuzuko bazahabwa ibihembo byagenewe abana b'Imana. kuki tutahagarara muri ibi birindiro se? kuki tutahagarara muri ibi byiringiro? isomo ryacu risoza turayisanga hariya muri Yohana 11. Yohana igice cya 11, dusome duhere ku murongo wa 23. Yohana 11, mwumva ijambo Yesu yavuze. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. madamu, umusaza wawe burya azazuka.
Marita aramubwira ati, Marita ati ye, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Ndabizi azazuka ariko ni ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, reka ngubwire madamu, ninjye kuzuka n'ubugingo. nije kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azaba. Unyizera naho yaba yarapfuye azagenza ate? Iri somo rero, iri somo rivuga ngo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, rifite abandi babwiriza barivuga ngo naho yaba yarapfuye akomeza kubaho, akomeza kubaho cyangwa azabaho. Numve, naho yaba yarapfuye azabaho. Hari amateka avugwa azabaho, ariko ndavuga ngo naho yaba yapfuye akomeza kubaho. Ntabwo ariko risoma rivuga. Wapi? Hepfo ngo iki? Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Mbese wizeye ibyo? Reka mabwire, niba hari ikintu cyitwa kwizera, icyo kwizera kubyara. Abantu bizera badashidikanya ko muri Kristo dufitemo umuzuko, nibo bizera. Ayandi mahame yose kuyizera birorosha, ayandi mahame kuyizera, kuko andi mahame tuyakoraho dutya tukayareba. Ihame ry'isabato turayiruhuka, ihame ryo gupfa naryo turapfa tukabona abantu bapfuye, ihame ry'amategeko turaribona, ihame ry'imibereho myiza turaribona, ihame ry'umubatizo turabatizwa. Andi mahame yose tuyakoraho. Ihame ririmo kwizera kuzima. Ibindi tubikoraho nabyo bikatugora, ariko ihame rishimangira kwizera kuzima. Ni ukwizera ko abasinzira muri Kristo bazazuka bikaba ibyacu, ibindi ni ukwibeshya. Kuko ntitwari twabona umuntu wazutse. Nicyo gitumye Yesu abaza uriya mugore, mbese wizeye ibyo? Unyizera ukiriho ntazapfa iteka ryose. Reka mbabwire icyo bibyara. Iyi nteruro ikibyara ku bana b'Imana bizeye. Uwizeye uriho buno, ukiriho kuri iyi saha, akaba afite kwizera, hari uruziga rw'ubugingo buhoraho rukorerwa mu bugingo bwe. Ibyiringiro bye urupfu rukaba ibitotsi by'akanya gato kuri we. Kuko wizeye, kwizera kukomatanya n'ubugingo buhoraho. Nicyo cyatumye rero bavuga ngo ariko noneho rero ningera mu mukungugu maze kubora, uruhu rwanje rwaraboze, umva ibyiringiro afite, nzabona Imana. Yakoze ubugingo buhoraho, uruziga rw'ubugingo ruri muri we kubwo kwizera. Urupfu ntabwo rumuhangayikishije, ahubwo mfite urukumbuzi. Afite urukumbuzi. Inshuti zanjye, kwizera kuzima ni ukwizera gutuma twizera ko nubwo twapfa tuzazuka. Ibindi rwose nyabuneka wizere ko Yesu muri Kristo abari muri we bafite mu bugingo buhoraho. Icyo gitumye Yesu mukomeye, ubugingo bwanje buri muri we. Nuko rero nta muntu n'umwe ufite ubuzima bw'abantu kuri iyi si. Yesu wenyine niwe soko yo kuzuka. Ntawe. Njya numva abantu benshi birarira bati rwose twasenze umuntu arazuka. Ntibakakubeshye, nta muntu wari wasenga ngazura umuntu. Muri ibi bihe byacu, muri iyi myaka yacu, nta muntu wasenga umuntu azuke. Wapi? Hari ababihawe mu gihe cy'intumwa, ariko kuva itangazo ritanzwe ngo itorero niritatangire ku isi hose, ntabwo ushobora kuzogera umuntu wapfuye ngo umuzure umugarure. Ntabwo wamugarura. Narabigerageje birananira muri 84 naragerageje nanjye ndi ubuhereye ubu ngubu. Reka mbabwire, ni ubuhamya natanze igihe kirekire. Umuntu twari tumurwaje, twasenga, indwara yarwaye tuyireba. Hari aho nari ngiye mu kanya nsanga mbaza bene data ndi apfuye muri hehe? Apfuye muri ndashima Imana. Nanjye mfite ubwaka bwa gisore, ndi kumva umwuka ari kubira, ndashima Yesu ko bibaye imbibereye. Noneho vuga butumwa rigiye kwihuta, uyu ndamuzura byanze bikunze. Maze ndo isomo rivuga ngo unyizera aza ibyo nkora nawe azabikora, ndetse azakora n'ibibisumba.
ayo masomo yose ndayakusanya jya mu gihe cy'abatabita aba intumwa zaramusengera arazuka, nuko hasigaye nanjye nuko gusenga kwa ba Petero nanjye ndagusenga arazuka. Kubera iki? Numva ijwi rimwe ngo muzure buno, irindi ngo oya ntabwo ubutumwa bw'ababugenze neza, reka bene wabo babanze baze baturuke hirya no hino, umuzure ku manywa izuba riva. Njya hariya mbwira Yesu ndi ibyaha mfite urabizi, ndihana ututari twiza twose mbubwira Yesu, ni unkoresha ibitangaza uzamura umurimo wawe. Nayi nasigaye namaze gusenga ni kuvuga ngo umva noneho Mana rero icyo nsigaranye ni ikibazo kimwe, kuzuka byo kuko ngo ntukwizera ukamara amazi, none ndifatane umutima wanje urawurinda ute ko nimara kumuzura ndaba ngeze ahantu hakomeye, kwirarira ko kuzanzamo nkumva ijwi rimbwiye ngo wahumura uzakomera. Mwami ubu nubuheruka rero ndagaruka hano nje kugushima, ubu aba bose bagiye kukumenya kuri Imana. Nditugatuga umuramo barawuterura baraheka, bageje mpagarara ahantu namuzurira, yari yitwa Michel, ndababwira ndabanza kubwira abo wese ngo mushire hasi, nibarangiza mpamagare ngo Michel mu izina rya Yesu kanguka, ni kwitoza uko ndabivuga. Baba baraje barahetse namaze kwifata ncyandi kutudatuje ngiye kumukangura, bangeze imbere ijwi ryo guhamagara rirananira, numva ijwi rimbwiye ngo iherezo ryawe rirageze urapfuye, baragukubita ibitiyo baragukubita amapiki ntabwo arazuka bikubayeho. Mbacitse intege bamujyana ndeba nja kuririra ngiriya mu rusasa, aho kugenda ngiye kwishima nsubiraho ndi kurira ntaha mwaye, nahise nigendera. Hari abapandekote bigeze gupfusha umuntu hano muri uyu mujyi wanyu wa Kigali ngo bamumarana iminsi, babanje kumurwaza naho bapfiraho, amaze gupfa birukana bashiki be na nyina ngo ni abanyabyaha, ngo yapfuye kubera abo banyabyaha, baramusengera ngo arazuka, bamumaranye kane baburyo baramushira. Nagiye kubasura nsanga baramufite, bambwiye iyo nkuru nari ndi mu mavunano naka muri Kigali, bageze nsanga bahenesheje bari gusenga, ndababwira ndi muri kuruhira ubusa, binanje byarandaniye. Niyo mwicaga n'amategeko y'Imana narayubashe yose arananira, namwe nto muramuzura. Reka mbabwire polisi y'igihugu nayo yatabaye, bari kumva ikinuko muri urwo rugo, baratabara n'abashiki bo bagiye guhamagara leta mutabare. Abantu umuntu wacu yarapfuye batumye tutamushingura, leta irabafunga, umuntu baramushingura. Muri Kristo honyine niho harimo ubugingo buhoraho. Nuko rero abari muri Kristo Yesu bonyine nibo bana b'Imana, ibindi namanjwe. Mbese wizeye ibyo undatiye nizeye kuri Kristo w'Imana. Ariko uwo mwanya Yesu arabaza ati mwamushize hehe? Aragenda barahamwereka bati ngwino urebe dore nguyu ari munsi y'aya mabuye, twamushize mu ibuye, ngaho mukure haya mabuye. Mushiki bati oya databuja yaraboze yaranutse. Yesu aramubwira ati madamu sinakuye ko niwizera urabona Imana. Bakuraho ya mabuye, Yesu ahagarara imbere y'igituro arakireba, ntabwo yari ari gutitira nkanje. Yarebye mu gituro abona Lazaro arasinziriye. Marayika yaraje abwira Yesu ati hamagara izina rya Lazaro, nuvuga ngo usinziriye abari ku isi bose bakwizeye barazuka, hamagara Lazaro wenyine. Maze Yesu mu bubasha bwe n'itegeko rye aratangaza ati Lazaro sohoka. Ntabwo yavuze ngo ko tubanze dusenge, oya yarategetse ngo niba utegeka aravuga bikaba, yategeka bikageza bite. Lazaro genza ute sohoka. Maze ngo Lazaro arasohoka, azingazingiye muri bya byenda bamuzinzeho, yarashaka kubica kumva baramukananze, ahubwo ati mumuhambure mumureke agenza ate agende, mumuhambure mumureke agende. Bose baratangara, abantu bakurikira Lazaro bamwiruka hose. Yesu asigarana ubusa, basigara kurikira Lazaro. Ariko bidatinze abayuda baterajinije inama, kuko Lazaro yari afite abantu benshi.
ngo Lazaro agira iteraniro rinini riruta abo Yesu afite, maze baje inama batanga ikirego bati Yesu ntimukimushoboye, dore nabo yazuye bari gukora amateraniro, ntabwo tukimushoboye. Baje inama yo kwica Lazaro. Mu gitondo cy'umuzuko wacu tuzabona Lazaro mu ijuru. Nanjye mfite ibyiringiro byo kuzabaho iteka ryose muri Kristo, mfitemo ubugingo buhoraho. Mbese ni bangahe muri mugoroba bavuga bati Imana warakoze kuko urupfu waruhaye insinzi, muri Kristo tuzarutsinda iteka ryose. Abo tuzabana mu ijuru mugire mucya batsinze urupfu, basinzire muri Kristo, ibiganza nzababone. Muzehe Mpyisi niko yavuze ati nzababone namwe nzababone. Reka ibi byiringiro byacu bidukomeze, biduhindure tubibyare ngo bishya kubwo Yesu Umukiza wacu.